ese nawe wabona nta kutagira ukora uko ushoboye kose ufite strategy nziza bitise uyihindura buri cyumweru kugira ngo urebe yuko yenda wazashyira ukagera kuri strategy nziza ituma uba profitable muri forex trading ariko ubikanga. Uyu munsi iyi video nkukoreye igiye gutuma byibuze uva ku rwego rumwe ukagera ku rundi, kuko ngiye kukubwira amwe mu mabanga utigeze wumva wahishwe cyangwa se abantu benshi batajya bitaho mu kuvuga mu gihe bagiye gukora video bashyira ku YouTube channel cyangwa se waba usoma mu bitabo bagenda bandika cyangwa se abantu ntibabyiteho mu gihe bari kukwigisha. Ibi bintu ngiye kukubwira nubyitaho byanga bikunda biratuma uva ku rwego rumwe wari uriho ugere ku rundi. Iyi video niba rutangiye gucika intege wumva wabivamo cyangwa se uvuga uti mfite abakoci babi bashaka kundira amafaranga gusa ni ibisambo nabo nta forex trading bazi, bawe rero wicika intege byibuze reba izi video ngiye gukora zikurikirana kuva kuri no kuzindi 3 wenda nzakora, bizatuma ufata umwanzuro uvuga uti ndabivamo yego ariko nzi n'impamvu ibimvanyamo cyangwa se ndakomeza urugendo rwo kuba forex trader w'umunyamwuga. Reka dutangire turebe ibintu byinshi tutabwirwa muri forex trading. Ese wari uzi yuko kuba ufite strategy nziza bidatuma utsinda? Ibyo bifite uruhare rwa 20% muri forex trading, naho money management na psychology na patience bikaba bifite hafi 80% mu rugendo rwa forex trading. Wari uzi ko gukora analyze neza no kuba ufite signal nziza zizewe bidatuma uba profitable bidahagije gusa? Wari uzi se ko kuba ureba video kuri YouTube ukiyigisha nabyo bidahagije kugira ngo ube profitable muri forex trading? Ese wari uzi ko nanone ko ufite coach mwiza ugucoachinga nabyo bidahagije ngo ube profitable muri forex trading? Forex trading ni uruhurirane rw'ibyo byose, ariko ukamenya icyo ubanza n'icyo umwanya ukomeye mu rugendo rwo gukora forex trading. Ibi nimbivuga ubyumvira ku murongo wo kubyumviraho, kubera yuko urugendo rwo gukora forex trading akenshi rupfira mu mutwe ntago rupfira mu bikorwa ukora. Uburyo controller emotion, uburyo controller amarangamutima ya mu gihe uri mu isoko nibyo bigena niba urarisohokamo utsinze cyangwa se ukarisohokamo n'intsinzwe. Benshi mu ba YouTubers, benshi mu bigisha forex trading bakwigisha uburyo ukora entry winjira mu isoko, bakakwigisha uburyo usohoka mu isoko, bakakwigisha risk management, bakakwigisha money management, ariko ikintu badakunda kuvugaho cyane ni uburyo witwara igihe nyirizina uri mu isoko, ari nacyo gishobora kugena ingano y'inyungu uri bugire mu isoko cyangwa se n'igihombo uraza gusohokana mu isoko. Ibi ngibi ubyitayeho bishobora kuba byagira icyo biguhinduraho hafi 30% by'ikigereranyo wari ufite mu bumenyi wari ufite mu gukora forex trading. Kuba ufite ubumenyi bwiza uzi gukora analyze neza isoko ukarikontrola. Dufite ingero z'abantu benshi bagendaga bakora forex trading ndetse bashobora no gukora setup akayiguha ukabona ni nziza, we wayinjira ugatsinda, nyamara we akabagira ubwoba bwo kuba yayikora bitewe nuko emotion ziwe, amarangamutima yiwe atajya mukundira mu gihe cyose agerageje gukora trading. Dufite ubuhamya bw'abantu benshi bagiye batsindwa no gukora setup banahawe n'abandi bitewe nuko gukontorora amarangamutima yabo mu gihe bari gucuruza mu isoko bibananira. Ibi nubyitaho ndakeka ntashidikanya ko byanga byakunda uzava ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Ikindi tujye kuvugaho ni risk management. Yenda ushaka kuba ujya uyumva ariko ukaba uko ikorwa n'uburyo bwo gufata umwanzuro kuyishyira mu bikorwa ari byo ukora nabi. Mbabarira wumva aka kantu. Gukora risk management ni ibintu bisaba kwigwaho no gutekerezwaho, kandi bikagufata gufata imyanzuro, bikagusaba gufata imyanzuro ikakaye nk'iyo gufata igihugu. Ibi nibyo bituma ibintu byawe byaba ibyo ucuruza, yaba forex, yaba commodities, yaba cryptocurrency mu isoko bitari kujyana mu gihombo gikabije nk'icyo wagakwiye kuba uri kujyamo. Reka tubivugeho nabyo. Risk management cyangwa se ubundi tuvuze risk ni gufata imyanzuro
ituma ukira cyangwa se ukena, ituma uhomba cyangwa se wunguka, ituma ucuruza cyangwa se ubireka, ituma utsindwa cyangwa se utsinda. Nicyo twita risk. Ni tujya kuvuga management rero, managinga iyo risk yawe ufashe mu gihe ugiye gufata uwo mwanzuro w'ibyo ugiye gukora. Ese ugiye gucuruza ibintu bimeze gute? Fata umwanzuro w'ibyo ugomba kujyanamo, ibyo ugomba gusigaza n'ibyo ugomba gutagetinga nk'inyungu. Aha ni tubivuga neza, turavuga cyitwa take profit, tuvuge stop loss iri fixe, niturangiza tuvuge na entry y'uburyo ugiye kujya mu isoko, ugene amafaranga, kapitali y'amafaranga ugomba kwinjirana mu isoko itazagushyira mu gihombo gikabije. Ibintu bikurikirana neza, ugakurikira step by step y'ibitu tuvuzeho bibiri, bizatuma ujya ku rwego runaka. Ntago ari uko candlestick utayikontorora neza. Ushobora kuba umaze kugera ku rwego rwo kumenya candlestick, ukamenya uko itangira, ukamenya uko ifunga, ukamenya engulfing, ukamenya doji, ukamenya n'izina hama n'izindi nyinshi, ukamenya n'ama strategy agiye atandukanye akoreshwa muri forex trading, ukabuzi byinshi kuri forex trading, ukaba utangiye kugenda umenya uko wakora entry, ukaba utangiye kumenya uko washyiramo ukaba utangiye kumenya uko wakoresha support and resistance, supply and demand, ukaba ubizi neza, ukaba wanatanga setup abandi bakayikora bakaba successful. Ariko mu by'ukuri wowe ukaba ufailinga mu gihe cyose uri kugerageza gukora forex trading. Nyumva neza aka kantu k'ubwenge ngiye kukubwira. Waruzi yuko ibyo twiga mu ishuri risanzwe atari byo bituma tubaho mu buzima bwacu? Wazi ko atari byo bituma dutsinda urugamba rw'ubuzima tunyuramo? Dore impamvu. Mu ishuri twiga gukorera amafaranga, ariko ntitwiga gukoresha amafaranga. Ari nayo mpamvu bamwe bakena kandi barize bafite n'ama masters. Niba ugira ngo ndakubeshya, uzareba abantu bigisha amasomo y'ubukungu nka za entrepreneurship n'ibindi, usanga kenshi ari bo bakene kandi bakaba ari bo bakene. Ibi ngibi biterwa n'iki? Ibyo twiga ni amasomo, ariko uko twitwara mu byo twize nibyo bituma dutsinda cyangwa se tugatsinda. Nibagirwa gukora subscribe. Iyi video n'izindi ngiye kuzakora zigera muri 3 kugira ngo video itaba ndende cyane, byibuze ndizera ko hari aho zizakuvana naho zizakujyana. Ora nkwigisha candlestick imeze ite, yatangira yafungiye aha, ibyo ni ibintu ushobora kubona ahantu hose. Ariko nyemerera byibuze ntunganye imitekerereze yawe, nkugire umutrader mu mitekerereze, kuko niba ukeka yuko ibyo mvuga mbeshya, nagira ngo nkubwire yuko ikintu cyose icyo ukora, igikorwa icyo cyo cyose ubona ku isi cyatangiye mu mitekerereze. Iyo ufite imitekerereze ipfuye rero itari kukugira umutrader, ndakubwiza ukuri, ntago ushobora kuba umutrader ngo nuko wize, ntago ushobora kuba umutrader ngo nuko ufite strategy nziza, ntago ushobora kuba umutrader ngo nuko ufite umucoach umaze igihe kinini akora forex trading, ntago ushobora kuba umutrader ngo nuko wabonye video z'akataraboneka zihambaye kuri YouTube, ntago ushobora kuba umutrader ngo nuko wabusomye ibitabo bihambaye, ngo nuko ugerageza gushyira mu bikorwa neza ibyo wize muri forex trading ngo ube profitable. No, ntago bibaho. Ahubwo icy'ingenzi kugira ngo ube profitable nuko wabanza ugakontorora amarangamutima yawe, ugakora mindset ikwerekeza ku kuba forex trader w'umunyamwuga. Ibindi biza bikurikira, ibyo n'ubumenyi urabishaka ukabibona. Ikindi ibanga utajya ubwirwa muri forex trading nuko no kumara igihe kinini ukora forex trading, wihatanira kuba umuntu ugira inyungu nyinshi mu gihe gito, ahubwo hatanira kumara igihe kinini muri forex trading. Nabyo bizakuzamurira urwego, kuko aba successful cyane muri forex trading nabamaze igihe bayikora, ntago ari abunguka mu gihe gitoya gitunguranye. Ndagukunda cyane wowe watangiranye na video nanjye, tukaba tugisoje. Komeza ukore subscribe ubane natwe muri video iyi ndetse n'izindi tuzakurikira. Turatangira umwaka wa 2026 twiga byimbise tuvuga ku bintu byishaza bitavugwa muri forex trading, kugira ngo dushakishe ahantu ikibazo cyaba kiri maze dutsinde twese dufatanyije. Komeza ubane natwe rero.
ukomeze kugira ibihe byiza. Iyi ni SimartPips, dufata aba trader bato tukabigisha kuba sharpen, bakaba bajya ku rundi rwego bagatsinda muri forex ndetse na crypto currency tutayibagiwe, kuko turi kwigisha ku bintu bijyanye n'amasoko y'ikoranabuhanga ndetse no kwigenga mu by'ubukungu, ukaba wafata umwanzuro wo kuba umutrader w'umunyamwuga. Bye bye, ukomeza kugira ibihe byiza, Imana ikurinde, komeza kubana natwe muri SimartPips. Nitwa Ishimwe Dani ukora muri SimartPips. Bye bye.